kwibuka cya gihe mupositinga amafoto mwishimiye ibirori twakira umukazana hafi aho arangije none atumajije iki gihe cyose n'inyota icyo gihe ntacyo nibuka cy'umukazana nawe upositinga oya ariko twari twisohokeye bisanzwe umukazana ni kuri umwakira pita rwose waramujabutse akati hari agacupa karamujabutse rwose atwicishije inyota ko ntacyo tuzaza kurya umunyano byose ni kimwe niwe umukazana ntimwamubonye mu bunyano bwavuye hese mumumbarize uyabwiye iwawe birumvikana ko buzaba buhari cyangwa umwana se ko bamaze kumwita turasubira nje kubimwongera ak'ikizungu ebana kabisa nawe ndagakeneye ko numva ko atanavukiye no mu Rwanda no comment nta makuru mbafite uzajya yama live cyangwa airback ahitamereye mu gikari nuko yambera right ubundi ikintu ngewe nzwiho urumva niyiziho nako sinyamvuga ibintu naganire n'umuntu mu gikari ngo mbivuge gutya live ne sinshobora ubwo rero nzajya mbikubwira mu gikari kugira ngo uzajya umumfashe nugera no ntabikubaza rwose aho uzajya ubunyishe ariko mu gihe utabimbwiye ngufitiye inkuru rero umfitiye inkuru nyuma y'iki kiganiro turatangira bundi bucye ariko rabanza azimbwire twakomeje anyways none se iriya ndirimbo yitwa papa harimo utuntu ntasobanukirwa neza ubwo biratuma udusobanurira neza ako ni Clement wayikoze ngabo nawe ntashaka gusaza nawe ntashaka gusaza nawe ni itoto se murabajene ubwo ni danje hari utuntu nkumva njye na Peter byaratereye uriya tipe wateye inda uriya mukobwa yabaga iwabo sibyo kandi umukobwa akamubwira ati igihe cya lockdown bya bintu twakoze zabyaye umusaruro ubwo butumwa baza kubuvuga bugorana ubwo butumwa sibyo byatari ubanza no kujya wandika mesaje ukazisiba ugatira indi nimero ukaba ngo ari kuzi n'ikindi ngo urumva ngo oke ngo sawa ngo turi kumwe tungo umeze neza ngo bakuba ukongera ukamukubitamo mesaje ngo are you okay nicyo bivuze urumva ati muri lockdown ibya bintu twakoze byabyaye umusaruro umukobwa n'umuhungu umwe abe iwabo n'undi akaba iwabo yaciye mbere na mbere muri lockdown icya kabiri babikoreye he k'umuhungu abe iwabo cyangwa ni ya generasiyo y'ubu abahungu baba bafite amanex icya mbere twagiye tubona abantu bakoze amakosa menshi muri lockdown ku masitade bakaba bagiye wenda nta mpushya bafite bageze gute ugasanga ari mu ngendo zitateganijwe zitari ngombwa ni ingendo rero zabayeho zitateganijwe kandi murabizi yuko nubwo habayeho lockdown ariko hari abantu bakoraga by'ibanze nk'abacuruzi bamwe na bamwe ubwo wenda babona ababyeyi bari bagiye gucuruza mu kazi hanyuma hakabaho ingendo zitateganijwe izo ngendo zikabyara ukongera ukavuga umuti si n'ubwa mbere ntuze kumbeshe ibintu by'amayoga titwaza inzoga ayo makosa ntabwo ari ubwa mbere yari uyakoze ahubwo ubu ngubu ni ya minsi 40 atitegure kuba papa nese ko numva umukobwa bivuga nk'urimo kublaminga umuhungu nk'umushyiraho ikibazo kandi ngiye ku ruhande rwawe numva ayo makosa ari shade ayo makosa ari shade ariko urumva umukobwa amubwira ati umukobwa yamubwira mu donc script ya kariya yari amashusho
ni uko umukobwa aba amugezaho iyo nkuru akamubwira ati hano twakoze yavuyemo ikindi kintu. Hanyuma rero mu by'ukuri ni indirimbo tujya kuyitekereza twari tumaze kumva amakuru hari bino bintu by'inda zitateganyijwe by'abangavu abajene bari kugenda, ni ikibazo gikomeye cyane, ariko tubona nyine hari ikintu donc iyo habayeho ikintu nk'icyo usanga umukobwa ari we uremererwa cyane, ariko mu by'ukuri wajya kure wenda nko ku bajene byabayeho gutyo bikiniraga cyangwa se bari simbizi bishimye bararenza, niba ari abajene wenda banywa no ku kantu ntumenya iyo hajemo ako kakorwo kakujyana ugasanga akoze ibintu atateganyije cyangwa atateguye bivuyemo icyo kintu. Kumbwira rero ngo umuhungu uri kuba kwa mama ku babyeyi ukeneye care z'ababyeyi ukeneye support y'umubyeyi agiye kuba umubyeyi nawe ntabwo ari ibintu byoroshye. Icyo gihe rero abona ingaruka zabyo cyangwa se ubunini bwabyo, ariko nyine byabaye. Ni indirimbo mu by'ukuri yerekana uburyo ki iyo ukora ikintu uba utara realizing uburyo kizaba kinini, ariko iyo umaze kukigeramo uhita ubona realite yabyo. Niyo gukebura ariko yerekana n'uburyo nyine dushobora gukora ibintu tubikinisha bikaza kuvamo ikindi kintu. Irareba rero ku mpande zose. Birareba ku mpande zombi. Akamubwira ati tegure kuba papa n'iki aba ameze nk'umuntu wari umusaba no kumushyira mu rugo. Yego, mu muco wacu biragoye iyo umukobwa nyine abyariye mu rugo ni amahano, arateraganywa agira gute biki n'ibiki. Ishema ry'umubyeyi ni ukubona umwana wavuye mu rugo yakoze ubukwe. So ntago yitaye ku kuba igihe kigeze cyangwa kitageze. Hari ababyeyi bamwe na bamwe ahita yumva ati ngushije ishyano gisebo mu muryango mushaka uburyo kimubana, wenda bikaba byanaba mu by'ukuri abana batiteguye cyangwa batarageza n'icyo gihe, kuko bisaba n'ubukure, hari maturity isabwa kugira ngo ube washinga urugo ukagira umuryango. So umukobwa we ashaka ko abana. Hari abantu bavuga bati ingo z'ubu ngubu zimwe na zimwe ntiziramba. Imwe muri factors zituma zitaramba, usibye ko ari nyinshi, harimo n'iyo ngiyo yuko umukobwa ashobora gutwara inda agahita asaba umuhungu kumushyira mu rugo kandi atari yiteguye. Should it be an option like cyagakwiye kuba ikintu umukobwa asaba umuhungu gukira mu rugo ko aneye inda, cyangwa hari ubundi buryo bakwiye kubyitwaramo? Njye nibaza ko habaho kubanza gushishoza, nta pressure, byabaye nyine byabaye, nta nka waciye amabere nyine byabaye. So what's next? Kubera yuko nyine ni ugiye guhindura statut, kandi wenda buriya nk'ubu njye nawe uri umupapa wanjye ndi umukopine, ntago byanze bikunze ntimuba muziranye 100%, kuko duhura wenda rimwe mu cyumweru kangahe, tukihura turi muri mood nziza tubwirana amagambo meza, ariko iyo mugeze mu rugo amasura yanyu ya nyayo nibwo mutangira kuyabona buri umwe. Iyo rero utari wa prepared hari igihe